kuba The Ben ari we wahawe igikombe na Miyema ntabwo aribyo bimugira umuhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, nta nubwo aribyo bifata indirimbo Plenty ngo biyigire iya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri East Africa nk'uko babigarutseho. Ntabwo ari ibyo bimugira umuhanzi wa mbere. Gusa nanone hari ikintu ntashaka ntanakunda mu buzima bwanjye, ntabwo njye nkunda ibintu by'igereranya rya hato na hato ridafite ikintu rishingiyeho. Abafana ba The Ben ntimunyumve nabi, impamvu ze ngo ntimunyumve nabi ni iyi ngiyi. Ntabwo kuba ndi kuvuga gutya nshatse kwerekana ko The Ben ari uri munsi ya Bruce Melody cyangwa se Bruce Melody ari munsi ya The Ben, ahubwo ikintu nshaka kuvuga ni iki: aya makampani cyangwa se aya magroupe atanga ibikombe runaka ubu usanga rimwe na rimwe yashingiye ku tuntu tw'amafuti cyangwa se agahitamo gukora ibintu binyuze mu nyungu zabo cyangwa se hagamijwe inyungu zabo bwite, ari ukuyobya abanyarwanda. Kandi buriya abanyarwanda ariko nanone ikintu mbikundira kimwe nuko abanyarwanda benshi bamaze kumenya ubwenge, baba bazi what's behind. Mwarabibonye cyane ugasanga ibikombe biri gutangwa, ariko nk'umukomediye uzwi nka Dr Nsabi ntabwo arafata igikombe na kimwe. Ese nuko nta kintu yakoze? Nuko atigeze agera ku mwanya wa mbere? Aya makampani aratubeshya. Hari uburyo amagurupe aza agakora ugasanga afite inyungu agamije ku giti cyayo, nta guteza imbere umuziki nyarwanda. Murabizi hari inama nyinshi ziba ukumva ngo zigamije kuzamura impano, ariko mu by'ukuri kubitabiriye inama ugasanga bari bagamije kubereka umushinga wabo cyangwa se kuhamamariza produit zabo runaka, nta n'ikintu na kimwe bamariye abo banyempano. Ndabizi cyane ibi nabisubiramo, ugasanga abantu baje gukora ibintu mu nyungu zabo. Of course hari impamvu ndi gutinda kuri iki kintu. Ngarutse gatoya kuri uyu muhanzi The Ben na Bruce Melody ndetse no kuri aya magroupe ashingwa na ba mukunda nyungu. Yes, some people, nizere ko mumeze neza, mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi hano kuri Magi TV Rwanda. Wherever you are in the country cyangwa se out of the country, release what it is, no matter what, dukomeje kugezaho amakuru menshi agiye atandukanye ndetse n'ubusesenguzi mu buryo bwo kwagura imipaka y'imitekerereze yacu, kwagura imipaka y'ibikorwa byacu, kwagura imipaka ya relationship dufitanye n'abantu muri rusange. Ndabashimira mwebwe mudukurikira day to day. It's a big support wherever you are. More blessings. Natinze rero munyemerere ngaruke kuri iyi Miyema. Ni groupe cyangwa se reka mbyite company yashinzwe n'abantu runaka bafite ikintu bagamije tutazi, ariko ibikorwa bakoze rimwe na rimwe tukabibona. Nko kuri uyu munota nababwira ko mu masaha ya saa 10 nakiriye inkuru nibwo namenye ko iyitwa Miyema cyangwa se Made in East Music Media Award yahaye indirimbo Plenty ya The Ben igihembo. Yahawe igihembo bahaye izina rya Miyema Best Diaspora Hit Single. Iyi ndirimbo rero, pay attention please, ibi bintu nibitume twebwe tuyigira iya mbere, ahubwo twagakwiye gukora analysis tukareba ese indirimbo yagakwiye kuba iya mbere niyo iri guhabwa agaciro cyane mu mitwe yacu, niyo twagakwiye kugira indirimbo nziza muri East. Ibyo twagakwiye kubirebaho tugakora analysis zacu, kubera ko dukeneye gutera imbere. Kandi buriya ikintu tugomba kumva cyane tugira abantu badanje nuko twagombaga cyangwa se dusabwa gushaka iterambere rirambye kuruta gushaka iterambere rirambye. Abantu bize wenda nkomoje ku bijyanye na critical thinking, abantu mwagiye musoma ibitabo bitandukanye, you know the difference between development and sustainable development. Iterambere rirambye n'iterambere biratandukanye cyane, ariko
cyane cyane. Rero mu buryo bwo gushaka iterambere rirambye mu gikorwa runaka hagomba kubaho gutekereza in deep, ugatekereza bya bindi nyine abantu batatekereza, ari nacyo kintu kizatanga creativity, ari kintu kizatanga innovation mu bintu dukora. Ntabwo bihagije kumva ngo indirimbo yahawe award, hakenewe no kureba ngese ngo iyo award yari ikwiye uyu muntu runaka, yari ikwiye print ya The Ben. Kubera ko aya makampani atanga ibihembo, aya makampani mugomba kumenya ko ari y'abamukunda nyungu. Bamukunda nyungu bategura projet zabo bafitemo inyungu kugira ngo bamamaze ibintu byabo runaka, nta rindi terambere turabikuramo, just bakunda inyungu, bo ikintu bishakira ni inyungu. Barangiza bagatanga ibihembo, sometimes ugasanga nta n'ikintu bagendeyeho. Ingibi nabibibutsa gatoya aho mwabereye, aho mwakurikiraniye iyi myidagaduro mwayirebye kuva mukivuka, kuva mukibona internet. Ntabwo twahaziye rimwe, abantu bagiye bahisanga, ntabwo tuzi ko twisanze dukunda internet, twisanze dukunda showbiz, twisanze dukunda ibi byamamare byacu, kandi nibyo koko baduha ibintu byiza. Ariko rimwe na rimwe hari ibihembo byagiye bitangwa abantu tukikangamo. Mubyibuke kuri album iyo bita Juno Kizigenza, twese twari tuzi ko ari izatwara award. Ibaze ko nanjye narakonfirmye ndi kuvuga ngo iyi album yaraje bitewe n'uburyo iri hit, bitewe n'uburyo abantu bari kuyikunda, bari kuyireba, bayihanze amaso, nizatwara award. Byarangiye gute niba mubyibuka? Byarangiye uwitwa Tom Cruise hari utwaye igihembo, afite album yise Essence. You have to remember this. You have to remember this. Uwitwa Dr. Nsabi, banyakubahwa aho muri hose, sinzi niba mureba umukomedi Dr. Nsabi, ni umwana, ni umusore, ni umuhungu uri talented, ni umuhungu ufite talent, ni umuhungu ufite impano. Ariko ibaze ko until now mu marushanwa yose yagiye aba nta gikombe yigeze atwara. You don't know what's behind, but there is. Impamvu irahari. Kubera ko yakoze neza, abanyarwanda baramukunda, of course, bareba ibintu bye, ariko nta gihembo aratwara. Kuba Miyema yahaye igikombe The Ben bitewe n'indirimbo ye, ntibitume tuvuga ngo print n'indirimbo ya mbere, ahubwo dukora ubushakashatsi turebe ngo nibyo, nitumara kubona ari byo tumushimire, ariko tutete twemera ibintu. Nta muhanga ujya upfa kwemera ikintu uko akibonye, yagakwiye gucekinga. Gusa nanone nubwo ari iya mbere ku muntu runaka, ushobora gusanga ari iya mbere bitewe na analysis wakoze, it's fine, ni byiza. Ni byiza kuko n'umuhanzi mwiza wakoze, ni umwe mu bahanzi nemera mu Rwanda, of course, ni umukozi, ni umubigend, he know what he does, arabizi. Ariko ntibitume twirara. Buriya mu muziki nyarwanda turacyakeneye ibintu byinshi kugira ngo tugere ku rwego ruhambaye, rwa rwego ruhambaye, tukora ibintu birenze, abantu bakabyubaha, tukagira umuntu utwara Grammy Award, tukabona umuhanzi nyarwanda yatwaye Grammy. Urumva dukeneye ibintu byinshi, of course, dukeneye ibintu byinshi nk'abanyarwanda. Mwibuke neza, wenda ngarutse gatoya ku muhanzi Bruce Melody nawe ni umuhanzi mwiza uri kugerageza gukora amakolabo hirya no hino. Indirimbo yise Nicki Minaj murabona uko iri kuzamuka mu minsi 2 yonyine, kubisa 400 viewers kuri YouTube. Ntabwo navuga ngo ihuye na Sowe, apana Sowe iyo foto, ariko nayo ni indirimbo nziza, indirimbo imeze neza. Biriya bintu ngenda bikunda cyane collaboration. The Ben rero bamuhembeye single, ariko The Ben dukeneye amakolabo ye n'aba international artist kugira ngo byibuze dukomeze kuboostinga umuziki nyarwanda, abantu batwumve.
ariko nanone kandi nigaruye gato nubwo dukeneye ama international collaborations ntabwo aricyo kintu cyonyine kizatanga umusaruro. Tugaruke gatoya kuri Nigeria, cyane ko abanyarwanda benshi aribo bireferaho mu gutera imbere k'umuziki. Nigeria indirimbo zabo zabaye hit, ntabwo ari uko bakoze amakolabo, never, ntabwo ari uko bakoze amakolabo, ahubwo barasunitse ibintu babishyira ku rundi rwego, bikorera amasingo yabo, man aragendera boosting, abantu barayakunda. Hakenewe creativity, innovation, always ugahora utekereza kuri music. Niba uri umuhanzi utekereza kuri music mu bintu ukora, kandi buriya ntibumve ngo bazaririmba urukundo gusa iki. Muri iyi minsi hari ibintu byateye ukabona umuntu ari kuririmba ukuntu akunda umuntu, just indirimbo zifite content imwe. Dukeneye ya ndirimbo ari indirimbo nyine ivuga ku kindi kintu, byo gukora mu bintu bya ampucuri, utubizu, never. Naragukunze cyane. Dukeneye indirimbo yitwa Mbabarira, indirimbo bahindure content, bakora ahantu henshi, bavuga baririmbe na hustle. Sinzi impamvu abantu bumva ko abaraperi bagomba kuvuga hustle, n'umuntu uririmba yaririmba hustle, abantu bakabikunda. Izo ndirimbo murazizi zahitinze, zifite content yo kuvuga kuri hustle zo mu buzima. Umuhanzi wazamutse gutyo ni Niyo Bosco, bamuca intege bamubwira ngo naho byagera. Indirimbo za hustle abantu baranazikunda byatari. Hands up, mwabonye ibintu yakoze, ari audio. Hustle ya Ken Soul. Kuki abantu bahugiye mu nkundo, abahanzi kuki bahugiye mu nkundo? Ubundi bagerageze baririmbe n'izindi content, niko turabona creativity, turabona innovation. Nta kindi kintu nababwira, gusa no muri business zacu, ahantu waba uri hose, buriya haba hakenewe gutekereza cyane kugira ngo urebe ko uragera kuri bya bintu koko byifuzwa. Reka mbashimire, Imana ikomeze kubarinda.